Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. Umuhango wo gushyikiriza impamyabushobozi abanyeshuri bagera kuri 40 barangije mu ishuri rya Dreamlight Limited mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gatsata hano mu mujyi wa Kigali, mu gice cy'amasomo yo gutunganya ibikomoka ku mpu, no kuvuga amasakoshi, imikandara, inkweto zitandukanye, hari kuri uyu wa 30 Kanama 2019. Qui court après nous, c'est sympa, c'est marrant, mais on sera combien? Dufashe kugira ngo igikorwa cyacu kirangize Imana abakozi. Ubarinda imbaraga z'umubiri mu izina rya Yesu, ubateze intambwe kandi tubabona twageze aha ngaha Mana, turafatanya gushima izina ryawe. Iyi gahunda y'umunsi wose wiyoborere kandi ubushake bwawe bukomeze kubana na buri wese. Ngaho bana natwe dutangira kugeza ubwo tuza gusoza dushima izina ryawe. Urakoze ko ubyumvise kandi kubikoze, iyo ushaka ugashima ukomeze kubidera ubuntu, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Harimo abakozi mu gikorwa adushoje kurangiza Imana cyangwa kurangiza gahunda Imana. Rero gahunda igiye gukurikira kugira ngo mbashe kwereka abashyitsi bakuru batumiwe. Mbere na mbere ndabanza kwerekana abanyeshuri kuko nibo batwicarije aha ngaha, muhaguruke mugirire gutya abo nibo banyeshuri batwicarije aha ngaha. Murakoze cyane. Turakurikizaho, ndasaba abarimu bagerageze bahaguruke nabo basuhuze. Abo ni abarimu bamaze igihe kirekire bari kumwe n'abanyeshuri. Harakurikiraho umuyobozi uhagarariye ababyeyi, reka nawe ahaguruke abashe kubasuhuzaho. Harakurikiraho umuyobozi mukuru ushinzwe akagari ka Nyamugari, nawe ndamusaba abashe guhaguruka abasuhuze. Harakurikiraho umuyobozi w'itorero Faith Evangelical Church, ndasaba pastor mutaraniye hano, banyeshure, abarimu hamwe na banyeshure banje, kubashuhuze mugire amahoro. Muri byose ndashimira cyane nanone ikigo cya leta
ishinzwe guteza imbere ubumenyingiro, imikoranire myiza. Ikindi ndashaka gushimira ku mwanya, ndashaka gusubira madamu wanjye kubera yabaye twari kw'iyi mirimo twakoze. Uyu ni umunsi mwiza ku banyeshuri bize umwuga wa gukora ibikomoka ku mpu, ariyo inkweto zifunze z'abagabo, inkweto zifunze z'abagore n'iz'abagore, ndetse biba n'uburyo wakwihangira imirimo. Babize igihe kingana, babize igihe kingana n'amezi 4 zigiye zitandukanye, haba ari mu rwego rw'umurenge wacu. Inshuti zacu, tubanje kubashimira kuza kwifatanya natwe muri uyu munsi mwiza w'ibyishimo kuri twe, ariko ntekereza yuko ari nabyo byishimo byanyu. Mpagaze aha ngaha mpagarariye abanyeshuri bagenzi banjye twaturutse muri Dreamlight, aho tumaze igihe gisaga nk'icy'amezi 4 duhabwa ubumenyingiro ku bikomoka ku mpu. Twahawe ubumenyi muri byinshi bitandukanye ku bikomoka ku mpu, aho twagenda dutangamo nk'ingero zimwe na zimwe kuko tutabyinjiramo byose, aho twigishijwe gukora inkweto zigiye zitandukanye. Mwazibonye hariya inkweto zitandukanye, zaba ari iz'abagabo, zaba ari inkweto z'abadamu mu bwoko butandukanye, zaba ndetse ari n'inkweto z'abana. Twigishijwe byinshi mu bikomoka ku ruhu, ariko mbere na mbere nsubiye inyuma ho gatoya, twabanjije kwigishwa uko uruhu rutunganywa nyuma y'uko rukomoka ku matungo, twigishwa rero n'ibirukomokaho. Twabonyemo izo nkweto, tubonamo imikandara, amashakoshi abadamu mujya mwifashisha. Twabonye yuko kandi hashobora kubyazwamo n'imyambaro n'ibindi bigiye bitandukanye. Turashimira WBA mu baduhera amashyi n'ubwo imbere y'amukozi. Turashimira nimazeyo CDF yadufashije kuba turi aha ngaha, nawe mu bamuhera amashyi turabashimira cyane. Rwiyemezamirimo wadufashije nawe kuba tugejeje uyu munsi, yahaguruka mukamushimira cyane. Yahaguruka rwiyemezamirimo wadufashije kugira ngo Kandi ababyeyi bacu twagoraga tujya ku ishuri twongera tugaruka, mwarakoze cyane. Twahawe ubumenyi rero muri ibyo ngibyo turangije kubabwira hejuru, ndetse twahawe ubumenyi mu isomo rya entrepreneurship kugira ngo tuzabashe gushyira mu ngiro ibingibi twize, kuko ntago ari imfabusa kuba igihugu cyaradutekerejeho, nubwo cyatubonagamo abantu bazagira umumaro ejo hazaza. Twize rero isomo rya entrepreneurship kugira ngo rizadufashe gushyira mu ngiro ibyo twize, aho twiyemeje yuko tugiye gusohoka aha ngaha natwe tuba ba rwiyemezamirimo bashya ku rwego rw'umurimo. Kuko badafite akazi hano hanze, twumva twaragize icyifuzo yuko nabo tukabasha kugira icyiciro twabakuraho tukabageza mu kindi. Sitwasoza kandi rero bayobozi bacu n'ubundi mwatubaye hafi bishoboka muri iki gihe kingana n'amezi 4. Abanyeshuri bagenzi banjye bari bafite ibyifuzo bitandukanye,
rwiyemezamirimo wadufashije kuduha aya masomo turamushimira. Yatwemereye yuko abanyeshuri bazitwara neza azabaha imirimo. Ibyo ngibyo turabimushimira, ariko twaje gusanga hari abanyeshuri bashobora kuzasigara. Duhawe inkunga tukibumbira hamwe, sitwarema ikindi kintu gishyashya bibaye bishoboka. Icyo ngicyo cyari icyifuzo cya mbere cy'abanyeshuri bagenzi banjye. Ikindi cyifuzo cya kabiri cyari uko hano hanze urubyiruko rundi rugenzi rwacu ruhari rwasabitswe n'ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi ndetse n'ubushomeri, mwarufasha kuba narwo rwahabwa umuntu ubumenyi twahawe, nabo bakabasha gutera ikirenge mu cyacu kugira ngo nabo badufashe kubaka u Rwanda twifuza nk'uko duhora twibwira. Umunyeshuri uhagarariye abandi banyeshuri ku ijambo ryiza atugejejeho, wumvishe ko atikunze cyangwa se wenda rwose harimo n'aya gahunda yo kugira ngo tujye duteze imbere made in Rwanda.
nziza yewe ubahagaze imbere nitwa Mene Mukashyaka, nkaba ndi umwe mu barimu bahaye ubumenyi abanyeshuri bashoje icyiciro cyo kwiga ibikomoka ku mpu. Uyu munsi bakaba bari bamaze amezi ane. Abanyacyubahiro barimu, banyeshuri, babyeyi twafatanyije kurera aba bana bacu, ndetse namwe batumirwa mwese, banje kubasuhuza bifuriza umunsi mwiza. Rero abana bacu harimo banyeshuri batwicaje hano uyu munsi wa none, bahawe ubumenyi butandukanye, harimo entrepreneurship, ariyo bizemo guhanga umurimo, ndetse biga no gukora ibikomoka ku mpu, harimo impu nyirizina, kuko ntabwo wakoresha ibikoresho utazi. Bahereye mu kumenya ubwoko bw'impu bukenerwa kugira ngo bazabashe kunoza imirimo, ndetse bahabwa ubumenyi no ku bikoresho bikenerwa, harimo amamashini, harimo ndetse n'ibindi bikoresho biciriritse byunganira imashini kugira ngo babashe gukora inkweto ndetse n'ibikomoka ku mpu. Rero muri make iyo tuvuze inkweto zirimo ibyiciro bitandukanye, harimo inkweto z'abagabo, inkweto z'abagore, inkweto z'abana. Muri ibyo byiciro byose maze kuvuga, bahawe ubumenyi mu gukora inkweto zifunze z'abagabo, ndetse babona ubumenyi mu gukora inkweto zifunguye, harimo iz'abagore ndetse n'iz'abagabo. Kandi by'umwihariko bize gukora inkweto zizwi ku izina rya Masai, ahanini zituruka muri Kenya. Rero akaba ari iterambere rije mu Rwanda, kuko inkweto zaturukaga muri Kenya za Masai zizagabanuka kubera ko zizaba ziri gukorerwa inaha mu Rwanda. Ku bijyanye n'ibikomoka ku mpu, abanyeshuri bize gukora imikandara y'abantu bakuru ndetse n'iy'abana, bakaba barabyize babifashijwemo n'inzobere zitandukanye, kubera ko iyo turi gukora ibikomoka ku mpu, ntabwo umuntu wese akora urukweto rwa rurangiza arukoze ari wenyine, ntabwo umusaruro wazaboneka, umusaruro ukenewe ku isoko. Muri urwo rwego rero hifashishijwe inzobere zitandukanye, nabereka ahawe ubumenyi bw'ibanze mu buryo aramutse agize ikibazo ku mamashini yabasha kukikemurira. Twasanze ari akazi, akaba rero yaramufashije. Hari n'undi mwarimu izina rya Mukasi cyangwa Bebi, nawe yahaguruka
hari n'undi mwarimu ntari kubona hano ariwe wabigishije gukora inkweto za masayi, ntabwo abashije kubana natwe. Nanjye wabigishije Sabrina buryo murakoze. Reka twakire umuyobozi mukuru uhagarariye executive w'umurenge, nyakubahwa turakwakiriye, bahaguruka agasubizaho iyi mbaga y'abantu. Baramutse, baramutse, Yesu ashimwe, amen. Nabonye harimo pasiteri ndagira ngo ataza kubisohora, niyo mpamvu mvuze ngo Yesu ashimwe, ariko nanjye ndabyemerewe. Murakoze cyane rero kunyakira. Hari ibindi nari nabanjemo, ariko hari ibindi ntumwa yari hari n'ubundi muraza gukomeza kubana. Hanyuma kuri uyu munsi turishimye n'umufatanyabikorwa wacu kuba yibarutse abandi bana, cyangwa se kuba abonye izindi mbaraga. Abanyeshuri iyo bize bagatsinda bakakwereka ibyo bakora, uba ubona ko utaruhiye ubusa. Nk'umurenge wa Gatsata rero turashimira Dream Light, ni umufatanyabikorwa mwiza. Baje baradufasha muri gahunda zitandukanye, mw'imurikabikorwa, muri gahunda zijyanye n'abagore, kandi icyashimishije nuko nabonye harimo igitsina gore cyinshi mu bantu bahawe ubumenyi. Twebwe turavuga ngo mutima w'urugo, murabizi ni mutima w'urugo sizatesha agaciro aho murasobanutse cyane. Reka rero basubize umwanya, turaza kugira umwanya wo kuganira. Uhagarariye ubuyobozi araza kubana namwe, araza kubagezaho ijambo ry'umunsi. Ariko mu rwego rw'umurenge wa Gatsata turishimye ko twongeye kwibaruka abandi bana, cyangwa se izindi mbaraga, cyangwa se ubundi bumenyi n'ubundi bushobozi bukorerwa iwacu. Ubu icyo tugiye gukora ni ugushaka isoko hirya no hino, ku buryo ibikorwa muzajya mukora bizajya bimenyekana n'ahandi. Reka rero Yesu aduhane umugisha twese. Murakoze cyane. Nyakubahwa umuyobozi ushinzwe irangamimerere mu murenge wacu wa Gatsata, nyakubahwa umuyobozi mukuru w'Amarembe, nyakubahwa umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge wacu wa Gatsata, nyakubahwa umuyobozi w'akagari kacu ka Nyamugari, ari nako abana biga amasomo, turabasuhuje. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo, umunsi ukomeye. Banyakubahwa mwese muteraniye hano, uyu munsi abana bacu, abarezi, ababyeyi bafite ibyishimo bidasanzwe. Bashoboye guhabwa ubumenyi bukomeye, ubumenyi buzabateza imbere, ubumenyi buzateza imiryango imbere ndetse n'igihugu muri rusange. Ndumva twabashimira abana mukomeje hano, nk'uko umuyobozi ushinzwe irangamuntu abivuga, ni igikorwa gikomeye cyane iyo umwana umwigishije akamenya, akakwereka ko muba dushimiye. No mu izina ryanjye bwite mpagarariye ababyeyi bari hano n'abandi batabashije kuboneka. Nk'ababyeyi bashimiye imikoranire nyinshi, tubashimiye ubufatanye bwiza, tunabasaba gukomeza kwigisha n'abandi bana b'u Rwanda badafite
gukomeza gukora ubuvugizi kuri aba bana n'abagendereye abana batarabonerwa muri Gasabo. Nta gushekeka ntabwo mubizi, twiteze imbere igihugu cyacu gitera imbere, tuve mu bikorwa bibi bw'ubwiza byose twabonye byerekeranye n'ibiyobyabwenge, ubirwanye wivuye inyuma, siko bimeze. N'abandi bantu bagira inama abandi nawe reka twongere tumushimire. Icyanditswe cya mbere turasoma muri Yobu, Yobu igice cya 8. ushobora kwambara igihe kirekire ikamba. Dufite kandi hano inkweto y'abadamu cyangwa se y'abategarugori izwi ku rwego. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations. Okay, turimo kugana ku musozo bibutsa ko gahunda ijambo ry'umunsi mukuru turifate ifoto y'urwibutso turi gufatira hano imbere y'ikindi mu byiciro by'ubasobanure bitandukanye. Nibanda cyane mu gikorwa cyo gushima. Nagira ngo nshimire cyane umuyobozi mukuru wa Dreamlight n'abo bafatanya kuri iki gikorwa cy'indashyikirwa tuba tugezeho cyo guha bano banyeshuri impamyabushobozi bangana gutya. Nagira ngo munteze amashyi tumushimire. Nagira ngo kandi nshimire cyane nabo agaciro bahaye n'amahugurwa, none bose bakaba banarangije nta n'uwabaye wa nyuma, bose babaye aba mbere. Nagira ngo munteze amashyi nabo tubashimire cyane. Ngira ngo muri iki gihe ni ikintu cyagaragaye ko giteza abantu imbere, kigika mu gihe cyihuse n'amahirwe menshi cyane, kubera ko na bagenzi be bafatanya muzabegeye bakorana n'abantu bafite impamyabushobozi bahawe na WDA, bakabigira imishinga, bakajya muri SACCO, hari inkunga yanyu bateganyirijwe, ubundi bakabashashura inkunga bakabaha amafaranga mugakora. Iki kintu ntabwo mwakishimira abanyeshuri.
murakoze. Nitwa Ndengenka Olivier, ni umunyeshuri uhagarariye abandi muri iri shuri rya Dreamlight. Muri iki gihe dusoza amasomo twari tumazemo igihe gisaga cy'amezi ane. Murakoze. Mbere y'uko nza kwiga gukora inkweto nari nararangije icyiciro rusange sinasasi mu binyabuzima ndetse n'ubutabire, biology na chimie ndetse na geography. Nza kumva amakuru y'uko ishuri rya Dreamlight ririmo ritanga ubumenyi ukomoka ku mpu, nanjye ariko nari nsanzwe nifite n'umutima wo kubikunda ariko ntarabona amahirwe yo kubyiga. Nitabiriye kubyiga, ngira amahirwe masanga bagenzi banjye dufatanya kubyiga, kandi mu bigaragara turangije hari icyo tubona bizatumara, hari icyo tubona tuzigeza ubwacu ndetse hari n'icyo tuzageza ku gihugu cyacu. Nawe nk'umunyeshuri urangije ufite iyihe mishinga hanyuma ukaza kujya gukora inkweto cyangwa kujya murakoze. Birumvikana igihugu kiba cyaratanze amafaranga kugira ngo nacyo tuzatange umusaruro kuri cyo. Mission yanjye njyanye hano hanze ni uko natangirira muri dukeya nanjye ejo hazaza hari aho nazageze. Nitwa Germaine, naje umuyobozi wa Red Evolution Platform mu Rwanda, nkaba ndi n'umunyamuryango ku rwego rwa Afurika mu kigo gishinzwe kureberera impu n'ibizikomokaho ku rwego rwa Afurika mu bijyanye n'imideli. Muri ino gahunda yo kwigisha abanyeshuri muri kampani ya Dreamlight Limited, nari project coordinator, nkaba narabahaye isomo abanyeshuri bijyanye no kwihangira umurimo iryo bita. Muri make abanyeshuri bahawe impamyabumenyi uyu munsi bize gukora inkweto z'abagabo zifunze, no gukora inkweto zifunguye z'abagore ndetse n'iz'abagabo n'abana. Biga nanone gukora inkweto zizwi ku izina rya Masayi by'umwihariko. Biga no gukora ibindi bikomoka ku mpu aribyo imikandara. Muri make rero ubwo nibwo bumenyi abanyeshuri barangije uyu munsi wa none bahawe impamyabumenyi bahawe. Des photographies de son vieux caillou. 3 milliards de fourmis qui courent après nous. C'est sympa, c'est marrant, mais on sera combien?